mbabwiza ukuri kuko ikibazo abantu benshi bafite gituma bagira ubuzima bubi, gituma babaho nabi, gituma babaho mu kajagari, babaho ubuzima bwirebaho kandi bwirebaho nabi. Mbabwire umuntu wicayemo hano utegereje kuzihana hasigaye amasaha make yangupfe, bikamubwire ko warangije gupfa, kuko Bibiliya iravuga ngo abantu baba mu byaha baba barapfuye bazize ibicumuro byabo. Ariko buriya nturindire ibintu byo kuvuga ngo ni ugupfa. Twebwe dutekereza ko gupfa ari ugupfa mu mubiri, ariko muzitegereze buri muntu wese uri mu byaha. Kimwe akubwira ngo yatinyaga gupfa, ukamubwira byagenze bite ngo wibe, ngo natinyaga kwicwa n'ubukene. Undi akakubwira ati twaraye turyoye zatwishe, ugasubirayo ukajya kunywa. Undi akabaho mu buryo bugayitse, akajya kubwira ngo numva nicwa n'umugayo w'ubu buzima mbamo. Inshuro nyinshi nganira n'abantu bakubwira ngo numva nicwa n'umugayo. Kuki wabaho ubuzima wicwa n'umugayo? Kuki wabaho ubuzima wicwa no guhangayika? Kuki wabaho ubuzima wicwa n'inzoga? Kuki wabaho ubuzima? Ariko reka mbabwire ikintu gisigaye kinantangaza. Hoze numva raporo bavuga ngo ubwandure bwa sida ngo bwongeye kuzamuka. Ndavuga nta kuntu butazamuka. Ureba ukuntu abantu basambana, yewe ndibaza ariko umuntu usambana azi ko sida itigeze ishira mu isi, nibura wagiye ufata uwo mugiye gusambana ukabanza ukajya kumupimisha. Ubona umuntu ngo nuko afite imodoka ahagaze neza ngo buriya ngo ugomba kuba ari muzima. Niki cyakubwiye ko ari muzima? Ukabona umugore ngo nuko abyibushye ngo atengeranye agize gute ngo buriya ni muzima. Wabwiwe niki ko ari muzima ko sida idasuzumishwa ijisho? Abantu bararembye, abantu bararwaye, abantu barandura kubera iki? Kubera ko ngo bategereje kuzihana ngo bamenye ko bagiye gupfa. Guaranteed hari n'igihe uzapfa utazi ko ugiye gupfa. None se ntibamaze kutubwira hano Joseline se ntiyuriye moto yihuta agiye mu rugo guhindura imyenda akajya mu bindi bintu? Umugabo aramuhamagara ngo umugore wawe ngo tebuka, ngo umugore wawe ngo arapfuye. Yarapfuye yishwe n'iki? Twahoze tuvugana. Nigeze kuva mu rugo njyanye umwana ku ishuri nambaye neza ngiye mu nama, nakangutse ndi mu bitabo muri Faisal. Ndahoze niko cyagenze bite? Bati wagize accident. Ko ntayibonye se? Nagonganye n'umusirikare, nakase imodoka mu muhanda, nta modoka mbona. Tekereza ahantu kati imodoka ugiye guhindura ngo ugende. Ati imodoka hari agapando abazi Nyarutarama, iyo umanuka hari ahantu hahoze ishuri ryitwa Debe, hari akantu k'agapando umanuka gutya. Nakase imbere y'iryo shuri agapando kari nko mu metero 80, imodoka yaturutse hejuru aho ubudashobora kubona kubera agapando. Yarankubise. Number 1 sinayibonye, number 2 sinayumvise ingonga, nisanze ndi mu bitabo. Noneho rero ntangiye kuvuga, ndahubwira nariko ndi hehe, ko nari nataye umutwe ngo nagiye mvuga ariko bwivanze. Ndahubwira nariko ndi hehe, ngo muganga yavuze ngo ngo ntuvuge ngo uri mu bitabo. Ahose muramburiza iki kuvuga? Ngo muganga yavuze nyine ngo ntiwongere kuvuga, ngo ugerageze kutavuga. Haraze mwaretse tukavuga. Ngo ngo rega wataye umutwe ntubizi. Ntabwo nataye umutwe ariko ndi muzima. Reka mbereke ko ndi muzima. Nubu nashoboraga kugira gutya nkisanga mu ijuru. Abaza marayika ngo ariko wahandi ni hehe? Ati ni mu ijuru, nahageze neza. Wagize accident urapfa? Napfuye neza. Ati imodoka yakugonze. Bariya mujye mwitonda. Ntuzarindirize. Twinjiye muri 2026. Munyabyaha wicayemo hano. Aze numva mvuga ngo abajura, ariko iyo babanza bakihanisha abajura. Abajura baje nkabanza nkabasengera. Umujura wicayemo hano watambusa ukazana ukagusengera. Ntabwo turi buguhe police, ntabwo turi buguhe RIB. Utambuke uze hano nkusengere, dukomeze gahunda winjire mu mwaka mushya utakira umujura. N'umusambanyi wicayemo hano ngiye kwigisha nimpamagara mu nyemerere muhagurukiraho muri kuko mbabwiye ngo muze hano imbere byaza guteza akavuyo. Ariko reka mbabwire tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Erega n'abakristo murimo hano, genda umupastori uko ngenda mara imyaka nsaza
sinavuga ngo ngenda mbihirwa n'ubukristo, oya, ntabwo ubukristo bushobora kumbihira, ngenda mbihirwa n'abakristo. Aba kristo umuntu akakubwira ati ndakizwa, mwagenda na kabiri akakwambura. Umuntu akakubwira ati ndakizwa, mwagenda na kabiri. Hari abantu nanga, simbanga muri sanse negative, hari ibintu nanga baba bafite. Nanga umuntu twicarana tukamarana iminota 30, muri iyo minota 30 akabayisha abantu nka 20. Ukavuga uti Pastor Zedi ni inshuti yawe, ngo yewe ngo urya Pastor Zedi ni inshuti yawe, akakubwira nk'ibintu 1000 kuri Pastor Zedi. Utari ko burya na Karegesa ni inshuti ati burya Karegesa muragendana. Ugasanga abantu bose the only thing they do ni kubakubwira nabi. Abo rero sinjye nuzura nabo, sinkunda ibintu bya negativity, kandi benshi baba ari abakristo. Zaburi ya mbere iracyari muri Bibiliya avuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Nguwo ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ibindi reka mbirekera aho ngaho, reka twige ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Reka dukore nk'abangirikani beza, turasoma muri Yesaya igice cya 43. Yesaya 43 umurongo bampaye ni wa 7, ariko reka mpere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa h'incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukuri burasirazuba, nzagukoranya ngukuri iburengerazuba. Nzabwira ikasikazi nti bari kure, n'ikusi mpabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Haleluya. Umurongo twigaho nuriya wa 7 uvuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Haleluya. Aya magambo ndayakunda cyane, nyakunda mu buryo bubiri. Ndagira ngo twinjire muri umwaka wa 2026 tugendera muri ariya magambo aho Imana ibwira abantu ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Uzi kwicara ukumva Imana ikuzi. Niyo abantu batakumenya, niyo abantu batakwitaho, Imana ikakubwira ngo umva, injira muri uyu mwaka, winjiremo uri muri Yesu, winjiremo uzi ko Imana igukunda, winjiremo uzi yuko niyo abantu batakwitaho, Imana iravuga ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Haleluya. Ariko buriya nta kintu cyiza nko kumva Imana iguhamagara mu izina. Haleluya. Kera nigeze kuba chairman w'umuryango ujya utegura ibiterane by'abayobozi. Noneho umuntu umwe arambwira ati ariko buriya iyo wicaye iruhande rwa president ukabwiriza, yajya kuvuga akakuvuga mu izina, wumva umeze uti? Ndavuga naguze ko burya ibintu bikomeye. Ariko ntimuzabyibeshyeho, ntabwo ari umuryango wanjye, ntabwo nyiri chairman, n'ibiterane nibiba ntabwo muzambona mpicaye, najyaga mpicara kera nyiri chairman. Ariko icyo birimo kukubwira ni iki? Tekereza niba umuntu, kandi umuntu wabimbwiraga ni umuntu ukomeye mu itorero, wumva umeze uti? Ndavuga ariko buriya nyine numva hari akantu. Ariko noneho reka nkubwire ikirutaho, ujye utekereza ko nicarana na Yesu buri munsi kandi akamvuga mu izina. Kuko niba umuntu ashobora kunezezwa no kumva umuyobozi amuvuga mu izina,
tekereza kumva umwami w'abami, umuremyi w'ijuru n'isi akubwira ngo ndakuzi, nzi izina ryawe. Kuko Imana yo inaduhamagara mu mazina tutari twabaho. Muzarebe muri Yesaya igice cya 45, Imana yavuze ngo mpamagaye umugaragu wanjye Kuro, kandi ibyo yabivugaga hasigaye imyaka nka 500 wavuke. Imana ikakwita izina, ikavuga n'ibizakubaho utari wabaho, none ikavuga ngo noneho witinya kuko nagucunguye. Ndagira ngo twinjire muri 2026 aya magambo twagize yacu, witinya kuko nagucunguye, nkaguhamagara mu izina ryawe, uruwanjye. Aya ngaya rero yakurikiyeho nyakunda kurushaho kuko ni amagambo yigeze kunde mu mutima. Haleluya. Ku itariki ya 24 hari ku cyumweru z'ukwezi kwa 4 muri 94, turahunze tuvuye muri stade tugenda, imvura igwa ari nyinshi. Hari igihe ubona umuntu yambaye ikote na kola na costume, ariko icyo gihe ndabyibuka nari nambaye igikote cy'imbeho n'ibikweto bidafata amazi, nikoreye ivarisi, ntwaye mu maboko umufuka urimo amasafuriya, duhunze turagenda aho twanyuraga hose, imirambo, imvura, ubwoba, umwijima. Ubu mubona imihanda ya Kigali iriho amatara mukibwira ngo niko byahoze. Turamanuka turagenda tunyura hariya za Batsinda, twambuka hakurya Ikabuye mu gishanga, tugera Ikabuye hariya ku ruganda, ndiheba. Utariheba ntashobora kumva ibyo ndimo kuvuga, ndiheba. Ikabuye hari imirambo, haranukaga, hari umubu, hari imbeho, ikintu cyose ushobora gutekereza. Ndicara ndavuga nti Imana, ubu naho urahari, ko wambwiye ngo uzabana nanjye, ko waduhaye isezerano ngo uzabana natwe, ubu muri uyu munuko umva, umubu warakuryaga ntabwo wawukubitaga, oya wafataga gutya nk'uyora ibintu, ukayora ugafunyanga ukajugunya hasi, ukongera uwakuragaho umwundi ukajyaho, kwari kuyora. Numva ari amagambo araje ngo nuca nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi biri mu byawo ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Ndicara numva ihumure riva ku Uwiteka. Madamu wanjye yicaye hariya yabibabwira, negama ku kirundo cy'amatafari cyari gihari kandi imvura yaragwaga, ndasinzira kabisa. Mu gitondo mbyutse hamwe taruzi urasinzira mu mvura, imibiri irimo kukurya, ndavuga ni aya ni amahoro Yesu aha abantu. Ariko twinjire muri uyu mwaka, aya magambo twagize yacu ngo nuca mu muriro uzashya, nuca mu mazi hazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana. Ntabwo Imana ivuze ko tutazaca mu muriro, tuzayicamo. Ntabwo ivuze ko tutazaca mu mazi, tuzayacamo. Ntabwo ivuze ko hatazabaho imigezi, tuzayicamo. Umuriro w'uburwayi uzabaho, umuriro w'ubukene uzagufata, ariko Imana ikakubwira ngo nugera muri ibi ngibi uzibuke yuko ndi Imana yawe. Haleluya. Kuko muri ikintu cya mbere tugomba kwinjirana muri uyu mwaka ni ukubwira Satani, mwumva Satani, ibyo uzakora byose ntabwo nziheba, kuko mfite Imana kandi nzi mu izina. Mfite Imana impamagara mu izina, izina aho ndi. Cyo nkundira Imana yacu. Niyo wagiye aho abandi bantu bataza aho uherereye yibibizi, barambibabwira hano, umugisha wo kumenya Imana ikuza ityo bikurinda ibintu bitatu. Imana ikubwira ngo aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Ugera ahantu Satani akakubwira ariko hano nta muntu ukuzi, ushobora kwikorera ibyo ushaka, nta n'ukureba,
ukumva ya Mana iguhamagara mu izina ngo ye Rutayisire we, ngo uri mu biki? Utarumva ijwi ry'Imana ikuzi, uyu mugoroba ubitahane. Utavuga ngo Imana iranzi niyo ndaho batanze ibindeba. Kuko abantu benshi iyo bageze aho batabazi bakora ibintu byinshi by'ibizwahama. Ubona bakubwira ngo nagiye aho batanzi ngo ndasambana. Barabikora. Za abantu batamwe inzoga bari mu Rwanda bagera muri Amerika ukabona za divayi zawe ikibazitikuye ngo iyo ugiye Roma ukora nk'abanyeroma. Oya, iyo ugiye Roma ntukora nk'abanyeroma. Iyo ugiye Roma urakomeza ukaba wowe. Iyo utanywa inzoga, ngiye mpora mbibwira abantu nkabwira nti abazungu b'inshuti zanjye bakamubwira ariko kuki uba legalistic ukigira kwihambira cyane? Nkabwira ntoya ntabwo nihambira. Natuje akanwa kanjye ko ndi umurokore utanywa inzoga. Sinzazinyweshwa nuko ndi muri Amerika, sinzazinyweshwa nuko ngiye mu bandi bantu bazinywa. Nzabubaha mu byanyu nanjye munyubahe mu byanjye, mujye mu byongo. Kuko hari ibintu tuba twaravugiye imbere y'Imana, kandi kakubwira ngo aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Ariko ubwo reka ninjire mu magambo y'inyigisho, kuko nabwiye ko ntashaka kuza gusunika senior pastor, kandi si ngombwa ko umuntu avuga amagambo menshi ngo abantu bumve. Ariko reka twinjire muri 2026. Number 1, tudafite ubwoba, kuko dufite Imana itugenda inyuma. Haleluya. Buri ikintu kumenya Imana ikuzi gutyo bigukiza kugwa mu byaha. Kuko ugera n'ahantu Satani akakubwira ati ariko hano nta muntu ukuzi, ikorera nk'abandi. Imana ikakubwira ngo ya ntiwakuzi ariko genda kuzi. Ndakuzi, nzi naho uri, nzi n'uwo uri we. Halo, muranyumva? Abicaye barimo gucatinga, hari ibintu nanga mu rusengero. Abantu bacatinga mwicaye mu rusengero, numva ntabwo nera kuvuma telefone zanyu ngo zipfe, ariko mujye mumenya no kubaha ibyo muri. Sibyo ra gucatinga ni mu byihorere, mu ntega amatwi muri kano kanya mwumva ijambo ry'Imana. Chat muraza kuzijyaho rwose, mwanya urahari. Rego bwaho mpayero marike bibonye, jewe ndimo kwigisha abantu bose mbambareba, nabibwira ko batababona ndababona. Ujye umenya ko Imana ikureba iteka ryose aho uzajya hose. Icya kabiri bikukiza. Ni iki ngiki Imana yabwiye aba bantu bigukiza kugenda n'ubwoba. Imana irakubwira ngo ntutinye, nzaba ndi kumwe nawe. Muzabare muri Bibiliya zanyu abantu bose Imana yahamagaye. Iyo Imana yavuganaga nawe yarabwiraga ngo genda ukore uyu murimo, ntutinye, nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Cya gatatu bikungura, irakubwira ngo nzakuyobora, nzakwigisha, nzakubera umujyanama. Umurongo wa 7 bavuga ngo nzanira umuntu wese witiruye izina ryanjye uwo naremye ngo ameshe icyubahiro. Ni jye wamuremye, ni jye wamubumbye. Banza wicare hano wumva Imana yarakubumbye, kandi maze kukubumba iragukunda. Kuko kimwe mu bintu abantu bose bakunda ibyo bakoze. Umubyeyi wese iyo abyaye umwana abona ari mwiza, kagere umwana we. Ubundi uduhinja twose, igihe njye mbwira abantu ariko ubundi uduhinja twose dusa nabi. Iyo agahinja kavuka, namwe ntiwumva abantu bose batangiye kuntwama. Agahinja kavutse kaba gasa neza, na bya bindi byose kavukana n'ibiki byose. Ariko umubyeyi yabonye agahinja kaniyo ariko umwana wanjye. Erega twese twateruye abana bacu. Umubyeyi wese yabonye agahinja rwose akaba ari keza, kuko ni agahinja ke. Uzanabwira umubyeyi yicikiriye umwana we ngo uno mwana arasa. Nta mwana usa nabi, burya mu maboko ya nyina aba ari umwana w'igitangaza. Amaso yawe niyo atamwakira, kuko ngo umwana wundi ngo abishye inkonda. Ariko umwana wawe ari umwana wawe, uragaterura ukumva kaguteye imbabazi. Imana, tekereza Imana ikakurema ikakureba. Dawidi muri Zaburi 139 aravuga ngo iyi Mana indema ngo yarandebaga ngira urusoro, ngo irampagarikira irandeba, ngo amagufwa yanjye arimo kuremwa yarabirebaga, ngo ihagaze aho ngaho, ngo indema mu buryo bw'igitangaza. Haleluya. Kuki Imana yaturemye mu buryo bw'igitangaza? Kubera yuko tuzayihesha icyubahiro. Haleluya.
ibi rero kubyumva hari iyindi ndwara bigomba kukuvura. Njye mbona abantu bigaya biyanga batiyakira n'ubu mwicaye ndashaka kuvura abakobwa babi. Bitaka avuga ngo shanga ugiye ngo abandi bana ngo Imana yabaremye gutya ngo ugiye ngira mubi. Ntabwo uri mubi pe. Ntabwo Imana ishobora kuba yaribeshye ngo kureme nabi ukomeze gutyo, niko igukunda. Haleluya. Rwose naba bandi bafite utuguru tumeze nk'imirishyo y'ingoma. Erega ibyo nabivuye n'umukobwa, niyo mpamvu mbikoresha. Nigeze kuganira n'umukobwa nabona aziko ntarakubona wambaye ijipo na rimwe. Arambwira ati pastor, nari ntara pastor ndahiri icyo gihe nari nyitwa Antoine gusa. Arambwira ati rero Antoine rero buriya nuko utanzi neza. Ati buri impamvu mpora nambaye ipantaro. Ati ubu ndambaye ijipo. Ati ngira utuguru. Ati tumeze nk'imirishyo y'ingoma. Nawe nise konya nkubona ugenda se ntawe uguteruye. Atoya ariko nawe rero amaguru nta kindi amara. Ni ibigendesho. Niba amaguru yawe agenda jewe mbona uri mwiza, n'Imana yakuremye ubona uri mwiza rwose. Munzanira abantu banjye naremye ngo bampeshe icyubahiro. Haleluya. Mubanze mwiyakira ariko. Jewe ngenda mu busaza bwanjye nazanye imvi na hano zizaho na hehe. Hano bakaba wagiye utera kanta niyo ntero y'ibintu. Kabantu bajye menya ko ushaje. Ubundi se ndatera kanta ngo musubire kurambagiza. Tateri iki? Icyo ndimo gushaka kubigisha ni iyi Imana ivuga ngo nimunzanira abantu banjye niremeye. Mbaremeye kugira ngo bampeshe icyubahiro. Va muri ibyo bintu byo kwitinya, va muri ibyo bintu byo kwiyanga, va muri ibyo bintu byo kwigaya, va muri ibyo bintu byo kubira icyo wigeze mu bantu ngo abantu baraza kubona yuko ngo uri mubi ngo ntabwo uri mubi. Ntabwo Imana ishobora kuba yaribeshye irimo kukurema, ariko Satani yaguteyemo yuko Imana itakubonye neza. Uzitegereze uzabona abantu basa nawe babagabo bafite abagore. Njya nganira n'urubyiruko akabwira ngo ngiye ngo nta mukobwa uzankunda, utazagukunda uzamwihorera ubwo ntiyari uwawe. Imana niza n'uwawe ikamuhagarika imbere yawe azagukunda ukuri. Kandi ibyo mbabwira ni ukuri. Nta bodi nta moni nta niki niki. Ubona aragukunze. Nta niki niki. Kubera ko iyi Imana yagusiza amarangi abantu bose baza kukureba. Haleluya. Mujye muba mu gikundiro cy'Uwiteka, ntimugashake kugendera mu gikundiro cy'umubiri. Abantu bamwe baragenda bakakubwira ngo buriya ngo nguze imodoka nziza ngo abantu bajya bambona. Fayine, niba ufite amafaranga yo kugura imodoka nziza y'ukuri, ariko nuyigura kugira ngo abantu bakubone ubwo uzaba waribeshye. Mbabwiza ukuri, ni wicara ahantu ukumva ugomba kugura imodoka kugira ngo nunyuraho abantu bajye bakubona, ibyo bireke bifite agaciro gato.